Turagarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gusobanura umusozi. Wigeze urota umusozi? Iki ni igice cya kabiri, naza kuvuga ubusobanuro 20 bwo kurota umusozi. Niba warigeze kurota umusozi, ntabwo nzi imimerere wawurosemo, ariko Imana yari irimo irakuburira. Ushobora kurota umusozi uzamuka, ukariko ukabona kurota umusozi urangira neza wamanutse, kurota umusozi umanuka neza ukawurangiza, kurota umusozi urimo imfururu nyinshi, kurota umusozi urimo amahoro, kurota umusozi urimo izuba ryinshi cyangwa se izuba rishyushye, kurota umusozi urimo imvura, kurota umusozi urimo amazi, uri mu kibaya, kurota umusozi uri mu ishyamba, kurota umusozi uri mu mujyi, kurota umusozi uri mu giturage, kurota umusozi. So ibyo byose rero ni imisozi tugiye kuvugaho. Niba warigeze kubirota, umenye yuko iyi ni ikintu gikomeye Imana arimo irakuburira. So munyemerere rero tuvuge kuri izi nzozi zacu zo kurota umusozi. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Nshimira abantu bose bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Hanyuma nawe utarabikora, ndakwinginze kora aho hantu ha subscribe cyangwa se abone, kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu uko bikurikirana. Ineza y'Imana ibabeho rero ku bantu bose bakoze subscribe, namwe murimo kubikora, jya wibuka ukande na like. Kandi niba hari inzozi wigeze urota z'umusozi, ni byiza ko uzandika muri commentaire niba tutazivuzeho, kugira ngo turusheho kuzigusobanurira muri commentaire. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Wigeze kurota umusozi urimo umuyaga, bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kwinjira mu buzima buri instable, ubuzima budahamye cyangwa se ubuzima budafashe. Niba warigeze kurota umusozi urimo umuyaga, icyo nicyo bisobanura. Ubusobanuro bwa kabiri, kurota umusozi urimo inkuba. Kurota umusozi urimo inkuba bisobanura ko ugiye kwinjira mu buzima butungurana cyangwa se mu bihe bitunguranye. Kurota umusozi urimo inkuba uvuga ngo ugiye kwinjira mu buzima butunguranye kandi ubuzima buteye ubwoba. Kurota umusozi, wigeze kurota umusozi ariko ukarota uwo musozi uriho ibicu cyangwa se urimo ibicu, ibyo bisobanura yuko ugiye kwinjira mu buzima bw'urujijo. Tukiri muri uyu mwanya, ndabibutsa ko tugira amateraniro yo kubohoka, amateraniro ya deliverance, amateraniro aba arimo abantu bo mu bihugu bitandukanye. Ni amateraniro Imana irimo gukoreramo, amateraniro Imana irimo kuvugiramo, amateraniro Imana irimo kubohoreramo abantu, amateraniro Imana irimo gukirizamo indwara, amateraniro Imana irimo gukora ibintu biremereye, amateraniro Imana irimo gukoreramo ibintu bidasanzwe. Imana irimo irahinduramo amateka ya benshi, Imana irimo irakora ibintu biremereye mu izina rya Yesu. Ni amateraniro kuwa mbere umuriro uba watse, ababizi barabizi. Kuwa gatatu ni ukubohoka, Imana irimo irabohora abantu live, Imana irimo irabohora, Imana irimo irakora ibintu bidasanzwe. Kuwa gatanu ni prophetic days, ni umunsi w'ubuhanuzi, ni umunsi dutega amatwi tukumva icyo Imana irimo kuvugana natwe. Hanyuma ku munsi wo kuwa gatandatu ni vendredi, ni samedi miracle, ni samedi bitangaza. Ushaka kubana natwe, hari umurwayi ufite, kuko muri samedi miracle habamo umwuka wa healing, hakabamo umwuka wa deliverance, hakabamo umwuka w'ubuhanuzi, hakabamo umwuka wo gukira indwara, habamo imbaraga zidasanzwe. Hari umurwayi ufite indwara yose yabarwaye, nashaka iba yaramuhinaritse agendera mu kagare, ujye umubwira aza asenge. Hanyuma unamushishikariza umubwire ngo kandi nuza uze witwaje amazi, kuko iyo twasenze muri samedi miracle twese tuza twitwaje amazi. Wayazana mu kirahuri, wayazana mu icupa, wicara kuri Zoom cyangwa se kuri YouTube, ariko ukaba ufite amazi ku ruhande. Imana irimo irakiza abantu, dufite amashimwe akomeye y'ibyo Imana irimo gukora. Ushaka kubana natwe muri deliverance, ushaka kubana natwe muri samedi miracle, mu izina rya Yesu karibu, tugwaye ikaze. Imana yacu iduhana umugisha. Ushaka kubana natwe muri ayo materaniro, uratwandikira kuri nimero yacu ibiraho muri screen, hanyuma tukaguhereza link ya Zoom. Tubibutsa ko dutangira saa 2 z'ijoro tukarangiza saa 4, ni igihe cy'amasaha 2 ku isaha yo mu Rwanda cyangwa ku isaha y'i Kigali. Igihugu cyose waba uherereyemo rero, Imana yacu irimo irakora mu izina rya Yesu. Twari tugeze ku cya gatatu, mureke twinjire ku cya kane. Kurota umusozi utangiye kuzamuka, kurota utangiye kuzamuka umusozi bivuze iki?
bisobanuye yuko ugiye kwinjira muri new challenge, uvuga ngo ugiye kwinjira muri challenge nshya. Ugiye kwinjira mu bintu bishya, mu ntego nshya, muri challenge nshya. Ugiye kwinjira muri challenge nshya, muri new challenge. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa gatanu. Kurota umusozi ariko ukawubona ugaragara kure, uri kugaragarira kure, byerekana yuko imbere yawe hari goal nini. Bisobanura ngo yuko imbere yawe hari intumbero cyangwa se ko hari intego nini, yuko imbere yawe hari intego nini. Ego. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Kurota umusozi wegereye cyangwa se umusozi wegereye, bivuga yuko hari opportunity iri hafi yawe. Bisobanuye yuko hari opportunity iri hafi yawe cyangwa se ko hari opportunity. Opportunity ni iki? Twabigereranya n'amahirwe, yuko hari amahirwe ari hafi yawe. Kurota umusozi wuzuye indabyo byerekana ko ugiye kwinjira mu gihe cy'umugisha. Ni umugisha, ni blessings. Kurota umusozi wuzuye ibihuru bisobanura yuko ugiye kwinjira mu gihe cya confusion, mu gihe cy'ibintu bisa n'ibigiye kugucanga ariko ntabwo bizagucanga cyane. Hanyuma kurota umusozi wuzuye amabuye bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'ama obstacle, mu gihe kizaba cyuzuyemo inzitizi. Uvuga ngo urimo uraca mu bihe byuzuye inzitizi cyangwa se ugiye kwinjira mu bihe byuzuye inzitizi birimo ama obstacles. Kurota umusozi wuzuye inzira nyinshi bisobanura yuko muri wowe ufite amadecision menshi, ufite amahitamo menshi mu buzima bwawe, ariko nk'uko bikwiriye ukwiye gushaka amahitamo y'ukuri, kuko nanone iyo amahitamo menshi ari imbere yawe, iyo urebye nabi ugira amahitamo mabi. So niyo mpamvu mbababwiye ngo muze dusenge. Tugeze ku busobanuro, twari turi ku busobanuro bwa 10, hanyuma tugeze ku busobanuro bwa 11. Kurota umusozi uri mu giturage bivuze iki? Kurota umusozi uri mu giturage bifite icyo bivuze. Bundi wari uzi ko kurota umusozi uri mu giturage no kurota umusozi uri mu mujyi byose bifite icyo bisobanura. Bisobanura iki? Bisobanura ubworoherane. Kurota umusozi uri mu giturage bisobanura ko ugiye kwinjira mu buzima bw'ubworoherane. Ugiye kwinjira mu buzima bworoshye cyangwa se mu buzima bworoheranye. Hanyuma bitandukanye no kurota umusozi uri mu mujyi, biba bivuze yuko ugiye kwinjira mu buzima bugukanika, mu buzima bugusaba pressure nyinshi. So biba bigusaba ko ugiye kwinjira mu buzima burimo kugusaba gukora cyane, mu buzima bwa pressure nyinshi cyane. Burimo kugusaba gukora kugira ngo wishyure inzu, kugira ngo wishyure abana amashuri, gukora kugira ngo ufashe umuryango, gukora ibyo bintu byose bikaba biri ku buzima bwawe. Kurota umusozi uri mu ishyamba, nabyo bifite ikintu bisobanura kandi kitari cyiza. Biba bivuze ko ugiye kwinjira mu buzima bw'amayobera, mu buzima burimo ibibazo ariko burimo n'amayobera. Ni ubuzima burimo ibibazo ndetse n'amayobera. Ubusobanuro bwa 14 ni ukurota umusozi uri mu kibaya, bisobanura yuko Imana igiye kuguhaza amahoro cyangwa se ugiye kwinjira mu buzima bw'amahoro. Kurota umusozi uri mu mazi biba bisobanura yuko ugiye kwinjira mu gihe cy'amarangamutima. Sinzi uburyo nayasobanuramo. Ugiye kwinjira mu gihe kigusaba amarangamutima, mu gihe cyo kurengerwa n'amarangamutima. Bisobanuye neza ra? Yego. Kurota umusozi uri mu mazi biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo kurengerwa n'amarangamutima. Kurengerwa n'amarangamutima buriya ni ibintu bibi, bishobora kugutera umutima, bishobora kugutera pressure, bishobora kugutera bya bindi bintu byinshi. Ari ukuntu byaga mbona ngo abakobwa ngo yarwaye amuru, biriya byitwa amuru ni ibintu bisa no kurengerwa n'amarangamutima. Ari ukuntu iyo urengewe n'amarangamutima ibintu byose reka nubwo byaba byiza, ariko iyo bibaye byinshi ça devient mauvais, birangira bibaye bibi. So rero ubu ugiye kwinjira mu gihe cyo kurengerwa n'ikintu twakwita nk'amarangamutima. Kurota umusozi urimo imvura bishobora gusobanura yuko ugiye kwinjira mu gihe cya purification. Ugiye kwinjira mu gihe cya purification, mu gihe cyo kwezwa. Uvuga ngo niba urose umusozi urimo imvura
uriho imvura biba bisobanuye ko ugiye kwinjira mu gihe cyo kwezwa. Kurota umusozi urimo izuba rishyushye biba bisobanura yuko ugiye kwinjira mu gihe cy'imbaraga. Kurota umusozi ubona utuje uriho amahoro biba bisobanuye yuko Imana igiye kugushyira mu gihe cy'ituze n'amahoro nyine. Kurota umusozi uriho imvururu nyinshi biba biri kwerekana yuko ugiye kwinjira mu gihe nyine kidasanzwe cy'imvururu, cy'akavuyo, nabivuga ngo ikira, ariko ni igihe cy'imvururu, cy'akavuyo, cy'akajagari. Ugiye kwinjira mu gihe cy'akajagari. Kurota umusozi urimo kumanuka ariko ukabona urawumanutse, urawurangije neza, biba bisobanura yuko hari ibintu byawe bigiye kuzuzwa. Uvuga ngo niba urose umanuka umusozi ukabona urawumanutse ugeze hasi ku musozo, biba bivuze ko ugiye kwinjira mu bihe by'umwuzuro. Ni ibihe by'umwuzuro uba ugiye kwinjiramo. Niba warigeze kurota umusozi rero, niba warigeze kurota umusozi, sinzi uburyo wawurosemo, ariko ubu ni ubusobanuro 20 bwo kurota umusozi. Imana ibahe umugisha, neza y'Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bubazenguruke. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom. Mugire ibihe byiza, mugire amahoro, mugire ituze, mugire umutekano. Imana ikomeze irwana intambara nziza kuri mwe. Ndabakunda. Nitwa Pastor Musafiri, ministeri yacu yitwa Gerizimu Ministry. Shalom.